tumaze icyumweru hano kuva ku wa kabiri tuganira amagambo y'Imana, twiga inyigisho yitwa uruhererekane rw'ibihe birindwi. Urabibona hariya kuri tableau biragaragara, biriya nibyo twigaga, nibyo tumazeho iminsi. Abahabaye baribuka neza amagambo menshi twasomye n'ibyo twize bitandukanye. Ndagira ngo rero nsaba abantu kwicara bashyitse hasi, ndakoresha umwanya utari muto kandi nanone sinza kuba mfata munini, ariko numvise nza gusubira gato inyuma maze nkazamukana n'abandi batashoboye kuboneka muri iki cyumweru bakagira icyo bamenya. Nasaba rwose umuntu wese wicaye ngo yicare neza, nsabe n'abana baba bari mu iteraniro babashinzwe babihanganishe bakomere, kandi ufite aho yandika yandike, ufite recording ushobora kurikodinga abikore. Ndahamya ko aya ari amagambo azana impinduka umutima w'umuntu yumva. Tugiye gusoma muri Zaburi ya 31 umurongo wa 15 kugeza kuri 16. Ubwo umusomyi asome Zaburi 31 15 16. Paje ya 533. Dusome: ariko ku bwanjye ni wowe niringiye Uwiteka, naravuze ni uri Imana yanjye. Ibihe byanjye biri mu maboko yawe, unkize amaboko y'abanzi banjye n'abangenza. Amen. Amen. Niyo mirongo yo ngongera usubiremo. Ariko ku bwanjye ni wowe niringiye Uwiteka, naravuze ni uri Imana yanjye. Ibihe byanjye biri mu maboko yawe, unkize amaboko y'abanzi banjye n'abangenza. Amen. Tugiye gusoma no mu Byakozwe n'umwa 17 umurongo wa 26. Byakozwe n'intumwa 17 26. Byakozwe n'intumwa 17 26. Paji 138 Isezerano Rishya, umurongo wa 26 wonyine. kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Komeza. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingano z'aho batuye. Ingabano z'aho batuye. Ni nayo yashyizeho ibihe n'imyaka uko bikurikirana, iha abantu aho batura, ishyiraho ingabano. Hano muri Zaburi aravuga ngo ibihe byanjye biri mu maboko yawe. Turiho turaganira ku bihe. Agace gato nahaye isomo ry'uyu munsi karavuga ngo menya uko ukoresha ibihe byawe. Ndagira ngo ngusaba umbwire wo mwegeranye ngo menya uko ukoresha ibihe byawe. Buriya Imana ni nyagahunda mu mikorere yayo. Mubura amaso mu ndebe nk'umwigisha wanyu w'uyu munsi. Iriya jambo rihatse ibintu bikomeye cyane, uruhererekane rw'ibihe birindwi. Kuva ku wa kabiri nzatangira kwigisha uruhererekane rw'ibihe birindwi muri histoire, mu mateka y'isi.
niho nzabereka aho isi igeze n'aho ibihe bigeze n'impamvu bimeze uko bimeze. Abantu baragorwa n'ibihe rimwe na rimwe ntibamenye ikibaye icyo ari cyo. Nasobanuye icyo bita igihe icyo ari cyo, gisobanuza amagambo y'ikigiriki atatu. Ijambo rya mbere abagiriki baryita koronos, bikaba bisobanura umuzenguruko w'ibihe bidahagarara. Abapadiri bajyaga baturimbisha indirimbo n'ubu iracyahari ivuga ngo nk'uko ibihe bihora bigira bite bisimburana iteka. Abafaransa nabo bakavuga ngo le temps passe ne revient jamais. Cyongereza nabo bakavuga ngo the time is money. Abanyarwanda nabo bakavuga ngo igihe cyagiye. Mujye mumfasha dusange ntikigira gite kigaruka. Nta kintu cy'ikibazo nko guta igihe. Muzumva abantu bavuga imvugo ivuga ngo wintesha igihe, nta gihe mfite cyo guta kuri ibyo. Nawe ngo kuki wantesheje umwanya ukantesha igihe iyo uza kumbwira kare. Byumvikana ko igihe mu buzima kirahenda. Kirahenda. Ugize ibyago yo kugita utakaje ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Ijambo rya kabiri abagira iki bakita iron. Kairos ni icya kabiri. Bakita Kairos. Kairos ni igihe cyiza mu buzima bw'umuntu atari yiteze, kandi icyo gihe kikaza kizanye igisubizo cy'ikintu yaririye yamaze igihe ategereje. Icyo gihe kiboneka samutime, kiboneka inshuro zitari nyinshi, ariko abagikurura kikemera ni abasenzi. Bene icyo gihe gikunda kuzanwa n'amasengesho, ibintu bikaba bitagombaga kuba, ariko amasengesho agakurura Kairos. Kairos kaza kugeraho. Ushobora kugeraho wisengeye ubwawe, bishobora no kugeraho wasengewe n'ababisengewe, ukagerwaho na Kairos. Icyo ni igihe gikomeye cyane, kenshi tuba dushaka, tuba tunifuza. Igihe cya gatatu bakita ayoni. Ayoni ni igihe cyo bita eternite. Ntabwo turakigeramo, tuzakigeramo nk'uko muri Yesaya havuga igihe izi ndege zose zirasa z'intambara bazaba bazicuze, bazakora inganda zo kuzishyiramo bazigira amasuka. Nibi bya burende mureba byirirwa birwana muri Iraq no muri Iran no muri Afghanistan no nahe hose, ubu ngo bakoze indege zigezweho. Izo zose umunsi bazazicura bakazishyira mu ruganda. Ibyo tuzabiganira tugeze mu gihe cya karindwi. Umunsi bazabishyira mu ruganda, umunsi bazabicura bikavamo imishyo yo guhata ibirayi, bikavamo ibyuma byo gukata ibitunguru. Icyo gihe niho hazaza ayoni. Biramwe so kudutegereje ayoni. Mubwire tudutegereje ayoni. Naho turacyari muri Koronos, tukaba no muri Kairos. Iki gihe biriya bihe birindwi niko bimeze ku mwana w'umuntu. Ubuzima bw'umwana w'umuntu bwubakiye mu bihe birindwi. Ndagerageza mbivugeho, mwihangane kuko niho mbaboneye. Mwirabwire so ngo ni hatuboneye, ariko si bafata mbiri. Igihe cya mbere ni igihe cyo kuva ku gusamwa, umunsi wo gusamwa. Nicyo kiriya mureba kiri hano. Abareba muharebe dore ngikiriye. Igihe cya mbere hariya bakita ngo igihe cya mbere y'amateka, pre-histoire, abizi igifaransa. Ni
igihe kitazwi neza kiriya gihe, nk'uko umuntu wasamwe aba atazwi neza azaba ari iki, azaba ari nde. Yaba mama we yaba papa we ntasobanukirwa uyu muntu azaba ari nde, azaba ari iki. Kuva ku munsi wo gusaba kugera ku munsi wa 270 ni ukuvuga ngo hapasa iminsi 270. Uyu muntu arimo aremwa, uyu muntu arimo azana intoki, uyu muntu arimo azaha amatwi, uyu muntu ariho azaho amano n'ibindi byose biraremerwa iyo mu mwijima. Yobu akavuga ngo ibyo nabyo ni igitangaza gikomeye, aho Uwiteka aremera umuntu mu nda ya nyina. Muzamure Uwiteka icyubahiro, muvuge ngo arakomeye, mubivuge mwese barakomeye. Oya mwongere mwese ngo arakomeye. Mu mazi bupfa agakuramo amagufwa, agakuramo intoki n'inzara, agakuramo umusatsi n'umutwe. Uwiteka muvuge ngo urakomeye. Haleluya. Iyo niyo mama atazi, papa atazi, Uwiteka we ahahanze ijisho, kandi ariho arambonamo umupasitori, ariho arambonamo perezida wa repubulika, arimo arambonamo umuminisitiri cyangwa umwemporutateri ukomeye muri ayo mazi. Mukomera amashyi Uwiteka. Chonegi ikomeye cyane, tangiro ryo kubaho k'umuntu. Wahanga bemeza ko aho ngaho hakomeye hashobora kuba intandaro yo kuzabaho nabi cyangwa kuzabaho neza. Bamwe barahabwa, hari abasamwa nabi n'ababyeyi babo batabishaka, mwana agatangira kugira ibibazo atabizi, ntazi impamvu. Icyo gihe iyo periyode ikamubera mbi. Muri urusengero namwe ko huzuye mama, hari mama bagize ibyago byo gusama batabishaka. Utamwe w'Umutanzania afite indirimbo maze iminsi igireba, yagize ibyago umugabo we baramutemagura, bamutemagura agiye kumva yakira telefoni y'umuntu w'umugore, aramubwira ngo niba unyumva ngwino ufata intumbi yawe. Gutyo gusa nibyo yamubwiye. Gamara arabaza atese wombwiye ninde, urinde rwose ngo ndanya, avuga ati ndi umugore mugenzi wanjye mutamushaka ubwihorere agwe mu nzira. Nibyo yahita afunga telefone abene wabo arababura, uko abigenza ageze ahahaguruka baramurangira bati hari abamuteruye baramutwaye bamujyanye kwa muganga. Agiye muri mortuary cyangwa muri morgue asanga abashinzwe mu rugo baramubwira ati basanze agifite akuka, bamukura aha ngaha bamujyanye hariya mu nzu z'indembe, babandi baba bari gusezera. Jya kureba agezeyo asanga bamuriho ibyuma byose bya bindi muzi bimuriho, badashobora kuvugana. Akarakaye ko yabona amafaranga reka da. Muganga aramubwira ati rero kugira ngo bigende neza muvurire ubu. Undi aramubwira ati wamumburiye ko ntakira tuzashaka kuyanga yatetekana, icyo nshaka nuko turyamana wowe ubundi umurwayi we nkamwitaho ikibazo bafite. Hamagara bene wabo baramuhuha, bandi bavuga ati twe turi i Burayi, bandi bavuga ati twe ntiduhari, bandi bavuga ati nta mafaranga ahari. Umutamba abuze uko agira, araririmba ngo mfate icyemezo cyo gusangana n'umugabo. Ahita atwarira, ariko uwo mwana yabonye ntagirwaga. Geze mu muryango bati shi, ageze ku mugabo we yarakiza ati shi, bose baramwirukana. Atangira kugera ategera ati uyu mwana wamuta. Bamwe bagera muri kiriya gihe bakinyuranamo agahinda n'imibabaro. Yemwe abari hano mwahanyuranye agahinda n'umubabaro kandi mutakiteye, hari Uwiteka nyir'ibihe. Mumuzamure icyubahiro, hari Uwiteka nyir'ibihe. Muri Ezekiyeli igice cya 16
arabangwa kukubyara ari umwamoni, ngo nasukubyara ari umunyenaka, ngo umunsi wavutseho ngo nyoko yarakubyaye, amaze kubona kwikuyemo akujugunya ku gasozi, ntiyagukura no mu iva tusigaramo, ngo ntihagera n'umuntu kugira imbabazi. Nshuti bene data, utekereze kuri uyu mwana utangiye igihe cyo kubaho, akabaho. Hari n'abanywa imiti kugira ngo umwana abe, akabigerageza. Hari uwaduhaye ubuhamya wanyoye imiti inshuro 6, inda yanga kuvamo, umwana arangara, ariko n'ibibazo uyu mwana aho hari n'iyo miti n'ibyo bintu byose ukomeza iyo turugure umwana. Muri icyo cyo gihe gihinduka intandaro y'ibibazo ku bwonko bw'umwana. Bamwe tukazajya duhura barakakaye, tukayoberwa impamvu barazize. Kiriya gihe cyane ndagusabye, niba uri umumama uri umupapa, wirinde uwo nguwo. Niba waranamusamye uwo yiguteye utabishaka, please. Bibiliya iratubwira ngo jyewe ngabo bose bamaze kukunyuraho ngo usigarurira ku nzira, ngo ariko jyewe nkugezeho. Haleluya. Ngo nkugezeho unera imbabazi, ngo ndaguterura, ngo ndaguhanagura, ngo ndaguhanagura. Hari Uwiteka aguhanaguye, hari Uwiteka kugira ubuntu, hari Uwiteka ngo kugeza igihe munene uhinduka inkumi yo kwifuza. Twicaranye n'abantu banyuze mu gihe kibanza, igihe cya kabiri ni ukuva ku munsi wo kuvuka kugeza ku myaka 5, cyakabaye igihe cyo kure cyo kujya ku bibero. Hari abavuka babanga. Mushiki wanjye nkurikiro buriya nababwiye waje kugira amahirwe akabona umugabo avutse. Papa ntabwo yaraje, nari mukuru murabyumva, murusha imyaka 15, nari kwa muganga na mama. Arambwira ati genda ubwire papa ko nabyaye. Ndagenda ndamubwira, arambaza ngo yabyaye iki? Uyu mukobwa. Ngo genda ubabwire ngo bamwite Ntashamaje. Ntashamaje ntateye igikuna, ntateye gusha. Sinzi icyo Kinyarwanda wamfasha. Ntashimishije, ntashimishije. Ndagenda n'ubwira ni mama, papa yambwiye ngo mumwite Ntashamaje. Haje no kwa muganga ngo arebe. Abandi batoya iryo zina riragatsindwa. Umwe ni wahubutse ku ruhande amwe atahubwo mumwite Nyirategura. Hari abavutse base batabashaka babanga, babita amazina mabi. Atangira icyo giyo periyode ya kabiri ari mu kibazo atakizi, waronka ariko atabizi ko batamukunda. We yicaye ku bibero ariko ntazi ko batamukunda, wari aho ngaho ariko ntabizi. Mbega igihe kibi. N'ahangaha muri iri teraniro harimo abantu banyuze muri ibyo bihe, ariko ndabatangariza uyu munsi hari Uwiteka Imana agira ibihe, uhindura ibihe. Mumbwire ngo hari uhindura ibihe. Babari umubwire umureba mu maso uti hari umuntu, hari uhindura ibihe. Hotakira osaya rarakiriya mo, hari Uwiteka uhindura ibihe. Bandi bakabaho nabi, ntibabagaburire, ntibabahe ibiryo, ntibabone n'utwenda two kwifubika. Rimwe na rimwe muzahura nabo baravubutse. Hari umwana w'imyaka 7 ariko agira ngo ni agasaza k'imyaka 30. Bana rimwe na rimwe muzababona. Bandi bakabarangarana. Gatangari
iwacu nta kintu cyari kihabuze ariko baraturangaranye. Ye barandangaranye ndabizi. Kubera iki? Nagize ingorane mvuka iwacu hari akabari mu rugo. Mama ari gutanga inzoga, papa nawe yakira amafaranga. Kandi kuva ku wa mbere kuzageza ku cyumweru n'ukundi wa mbere nuko byabaga bimeze. N'abanangiye ku ishuri ntibanabimenye, bakabaza ese wagiye cyangwa wagiyeyo. Inzoga zaba zaye bati vyihorera uguma windi gushomba inzoga. Bateka inyama tugategereza ko abakiriya bataha, nta usubyeho, uwisinzirije bakamumenaho amazi. Namwe nimutekereze, usinziriyeho nikira bakamumenaho. Ati murarya nuko nyoko arangije gupima inzoga, muraryama nuko nyoko arangije gupima inzoga. Ngaho saa 2 turi maso, ngaho saa 3 turi maso, ngaho saa 4 turi maso. Abakiriya ntabwo bataha, akaba n'abataha saa 7 tukaza kurya inzoka zaje Mariya. Icyo gihe kibi bana mugira amahirwe yo kubatwa n'ababyeyi neza, mujye mubashimira, mushime n'Imana yakoze icyo gitangaza. Ntabwo ari ibicezi bamwe batarameriza hariya bafite ikibazo kiriya gihe kikaba birangiye. Rimwe na rimwe ukazasanga umwana yarabaye umuraka, nanjye mba narabaye umuraka. Ni ukuri si uko babiri. Siko namaze kuba agasore nkayobora uko biri kugenda nkajya ntundika peteroli, nkajya narurinze peteroli. Ngo duhuye ndabona nkabona umuntu aneye umujinya, ibaza aneye umujinya se biturutse nkayimuvuma mu maso nkapyatura ikibiri. Musumwe na gipyatuye kuri data wacu ntamenye uwo ari we. Imusukaho uko barangije bati ibi byukora ni ibyabo, sinabimenye, abo namenye ko ari ndabizi nguhagurukije aha wavuga hana amatwi yacu agaturinjene. Wahanyuze nabi, abandi ntimwariye, abandi mwabonye icyo mwiyorosa, twabuze icyo twiyorosa, kugeza igihe dutegereza ko papa arangiza gupima inzoga ngo aduhe ikoti ryo kwiyorosa. No kwiga tukikana rifite ubwenge mureba bwonko bwanjye iwe. Nije kuva mu wa mbere kuri nagera mu mwaka wa 5 mbu wa mbere cyangwa wa 2 nuko byari bimeze imbere y'Imana ishobora. N'abarimu bagatanga ariko nataha papa ntabizi, mama ntabizi, nta wundi muntu ubizi. Nuko gukomeza nicyo cyazo. Nta n'umemba ngo burya ati wakoze cyane kata, nukuvuga bati to cyahari ajya kuvoma ntabye. Ubundi biriya bye n'urufatiro kuva ku myaka 5 n'igihe cya 3 kiriya mureba kijimye, kiriya n'igihe cya 3 wa ku myaka 5 kugeza kuri 12 kuri 15 bakita igihe cy'ubwana. Kiriya ni igihe ubundi bakabaye bashyiraho urufatiro rw'imibereho y'uriya mwana. Ugize amahirwe akabona se na nyina n'ababyeyi bakamuha urufatiro. Ubundi abamugomba kumuha urufatiro ni abarimu, ubundi abagomba kumuha urufatiro ni abanyapolitiki, ubundi abagomba kumuha urufatiro ni abayobozi b'itorero cyangwa b'idini. Ariko hari abagira ibibazo, twumvise ubuhamya hano, hari abagira ibibazo iwabo bikagenda nk'uko byangendekeye, no mu ishuri bikagenda nk'uko ntagire edikasiyo abonayo. Nanone muri politiki agasanga abanyapolitiki ni korompi, ntayo berekeza, nta majyambere bazi, akagira icyo kibazo. Yajya no mu itorero agasanga abayobozi b'idini n'ibindi hanze ntacyo bazi. Herutse kubabwira umuyobozi umwe w'itorero wahagurutse mu itorero imbere, baravuga ati muhaguruke abakristo, barahaguruka.
baba ati mufatane mu kiganza, baragifata. Ati mbwira uwo mwegere ngo uraho neza wa mujura we. Abantu bagwa mu kantu bamwe n'ibanga. Atoya ndabivuze, ni umuyobozi wanyu ndabivuze. Bibwire mwene so hari impamvu itumye mbivuga. Nuko abantu kubera ubwoba na intimidation barabyemera ati uraho umuntu ukaba wabwira umugore wawe uti uraho wa mujura we. Toma akabwira mama Zuza turaho wa mujura. Na mama Zuza akabwira Toma turaho wa mujura. Udege. Juri yobaye nawe akazi na discipline. Apa kuvuga ibyabo, apa kusuka rubigamba bone, wagira ibyabo, iwanyu ntabwo rubone, haje kasi uhabone, mwishuri hoya, mwitorero hoya, no urebiherezo. Mubiri mikrofone. Rimwe na rimwe umuntu akahagwa akahapfa. Abenshi duhura nuko babaye. Basanga umwana w'umukobwa n'umubarubari. Sanga yifashe uko abonye, aravuga uko abonye. Ushize nabwe ngo nugize ngo arajya kurerwa ahandi, agasanga bamurera nabo ni babiri hanze. Yagira ibyaha asanga umumama wo muri urwo rugo yambara ubusa, n'abashyitsi baza bakamubona yambaye ubusa, nawe nta kabuza azajya yambara ubusa. N'igihe azubaka urugo rwe azajya yambara ubusa. Sajya avuga uko abonye kubera ibyo. Kagerageze kwibuka igihe cya kane ni igihe cyo kuva ku myaka 15 kuza kuri 35. Narababwiye ngo icyo ni igihe cyiza cy'ubuzima. Bamwe bambone age d'or, igihe cyazahabu, igihe niho umuntu ashakira umugore, niho umuntu akorera ubukwe, niharira umunezero. Ni igihe umuntu aba afite imbaraga, aba afite ubwenge, aba afite n'impano byo bita talent. Bene icyo gihe iyo ugize ibyawe ukagitambukaho utakimenye, ubuhombye, ubupfuye. Igihe cy'umuntu afite imbaraga zo kurya, zo kugenda no kuryerega bigira imana, bigira igihe. Nababwire dusigaye tugura umugati natamiraho utunuze tubiri ariko kera n'uguzangu muri icyo gihe je na muri umunanya twaguraga iriya migati biri kuri 1500 yaguraga 50 icyo gihe akaguruwe nanjye akaguru wanjye tutari musangire ngo dukwire. Uti hari icyayi se? Ibyo nta kibazo by'icyayi cyangwa ibindi byo, kibazo n'ukuwihereza. Kawuhereza umugati ungadurya ugashe. None ubu ndatekereza kwa kweli n'agakeke no kurya akantu kangana gari n'akanyama no gushituraho, kandi nawe urabizi akenshi ndetse iyo tumaze kunywa icyayi ndabirangiye. Biramwese icyo ni igihe cyiza, mumbwire icyo ni igihe cyiza. Abenshi mu itorero rya Betesida bari hagati ya 15 na 35. Ni igihe cyiza, ongera umwumvire ngo ni igihe cyiza. Ni igihe kibi kubera impamvu ni igihe kirimo ibigeragezo n'ibishuko birusha abantu kuremera. Imbere biriyo, inyuma biriyo, hirya habiriyo, n'aha biriyo. Ndashimana ko ndi kubigisha narahanyuze.
aho narahambutse ariko karahanyuze ntubyibuka nababwiye ko twajyaga twifotoza twigeze kwifotoreza ahantu hitwa kuri ENET Ecole Normale Technique do Kabanda nshaka pose jyaho noneho nifata nawe agafata ku rutugu igihe cy'ibishuko bwira mwese ngo ni igihe cy'ibishuko ubundi nkumva nagira nya wenda nkunama nawe akanyunamaho nukuzamuka icyo gihe ariko ubwo bimeze niko inyuma yawe haba hari amajwi y'abantu benshi iyo uri umusore haba hari amajwi y'abakobwa ba Kerere ba Louise ba Jacqueline ba Felicita abo bose bagushakisha nk'abashaka uruhimbi mbwira mwene zo ngo ni igihe cy'ibishuko ariko mumbwire cyane ni igihe cy'ibishuko nababwiye uwantuye umusambi arawunzanira yaboshye umusambi mwiza arawunzanira asanga ntariyo awushyira awuha mama ngo aze kuwumva ariko azingazinyiramo agapapuro ngo kuwo nkunda nihebeye uwo nkunda nihebeye mbuze icyo ngutura ngutuye umutima wanjye ayo majwi y'ibishuko kandi uwanzaniye umusambi hari n'undi nawe rero twahuye mu rusengero nawe habati ndaguha igitabo cy'indirimbo ndakugurira indirimbo n'abakugurira utu n'abakuzanira utu n'abaguha telefone utuntu twinshi ni igihe abenshi bahasiga agatwe bakobwa benshi bahasize agatwe nicyo cyatumye babyara imburagihe cyatumye uriya muhungu abyara yiga muri segonderi ntabwo mwumvise ubuhamya niho yasize agatwe manishimwe amahirwe yagize nuko yageze ku mukuru nyiribihe uwo wenyine ahindura amateka umuririmbyi ararira ngo hari CD ya kabiri yaba ku buzima bwawe mbwira mwene so ngo hari change hari impinduka ishobora kuba mumukomera amashyi mwe kuyamuhera none se je ni mundeba jewe se wabaye nyo none uyu munsi nkaba meze nya nkaba nshobora kwitwara nkaba ngenda ngangaje ariko nimwibuke aho ibihe byambereye ibihe genda bahaye ubuhamya babwira ko nakuriye muri ako kabari abasambana bagasambaniraho mu rugo abahungu bamwe nuko ngize ngo ndajya mu ishuri nsanga wari metere principale ari umusinzi kandi amwera iwacu akayambata akaboko nka saa yine bati twimanukanye tukamanuka tukagubana aramenyereza hari abo bamenyereje nicaye muri Kigali ariko namwe uwavuga y'inzuki zakoze uki ntabwo bwanyu ubwenge icyo gihe ni icy'ubwenge igihe cy'Imana ubundi Imana yatunganije ibintu byose byazagufasha kwambuka iyo periode ukinjira mu gihe cyiza ukabaho neza ariko abenshi bagwaho benshi bagwaho urukundo rudafatika batangira kurukora icyo gihe ingeso zose no kwiga itabi barariyigishe byanga kumfata ibyo byo ntibyamfasha witwaga Rutashorwa mukuru wa Yanga ati dore barifata gutya ati fata isegere dutya we ati naho kuno nakura ato yatisa atari kuri kigo ati funga umwuka neza ati wumviriza umwotsi
icyo mwumvirizamo ngasepfu kabwa ati umenyereza ari ibyo bitaga sporotesman ari ibyo bitaga chapa ya nyota ari ibyo bitaga berigaru ayo masigara yose bigirizo ngeso n'urumogi niho warwigiye nawe. Namwe nimureberera umuntu utaraverishije igihe cya mbere kibaye kibi, icya kabiri cyo mu nda ya nyina kibaye kibi, ku bibero kibaye kibi, mu ishuri rimwe nta narigiyemo, ubundi ageze na hariya mu gihe cy'ubusore arapfuye. Nshuti zanjye nimumfashe kumenya uyu muntu bizagenda. Abenshi babamagaye idini byihebeye, abenshi barihararuka. Sinzi umukobwa aherutse kuganiriza ngo utambara ikariso, ningira ngo nawe mwana abe Nyamirambo hari aho atari ko se ubiterwa ati zirambangamira, ikariso zirambangamira. Mwese nutinya kwambara uzo nta bwamba rushatse kureba kareba arareba siki yabaye magayidi. Uriya amateka ye yakurikirana arateruka hasi muri biriya bihe kugeza aho ageze. Umusore uzamushaka ikibazo kizavuka. Uherutse gushaka i Nairobi ashaka umukobwa wamenyeranye n'indogobe, uryamana n'indogobe amafarashi. Umuntu ngo amusuye araza, umwana w'umukobwa mwiza amusanze ahantu kuri beach, aramubenguka rwose aramukunda, abona ni umukobwa udasanzwe, aramutereta ni nawe aramwemerera, yari afite agafaranga. Umuntu avuye muri Danemark aje kumusura wari inshuti y'uwo musore, aramubwira ati nikoze ati ifoto ndeba hano iyi ni umugore wawe? Wasanze arati ati umugore ko mbona muzi muri Danemark. Ati gute? Ati ndamuzi, abazungu bamukoresha mu bintu byo gusambana n'inyamaswa asambana nabo, ahita agwa muri kwama benshi bononekare. Ariko narababwiye kiriya gihe kugira ngo kivemo nuko cyambere ngomba kugira agakiza. Biramwene so kubira bintu umuntu abikizwa n'agakiza, ariko babare umumbwirire tubira bintu umuntu abikizwa n'agakiza. Nicyo kintu nabonye kigarura, kiyongera kikagarura. Imana ishimwe. Biblia tugira muri Yobu 28 n'umurongo wa 28 ngo maze bwira umuntu ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nibwo kujya. Biriya biri mashanjoma ubuzima bwe. Cya kabiri kagira abavyeyi bamubyara mugakiza. Cya gatatu abo babyeyi bakamurera bakamuba hafi, ntababe kure, ntube kure y'ababyeyi. Yewe ibyo ukeneye ni byinshi ku buryo ukeneye kuba hafi y'ababyeyi. Cya gatatu akagira umujyenama. Nabibwiye abari hano muri iki cyumweru, nta kintu kibi nko kutagira umujyenama. Abantu benshi babaye ibyigenge, abandi yajya kugira umujyenama akagira wa wundi basangira fanta n'icyayi. Oya, shaka umujyenama w'ukuri, shaka umujyenama wagufasha no mu bitekerezo, rimwe na rimwe akanagucyaha. Mbwira mwene so ngo rimwe na rimwe akanagucyaha. Ntari wa wundi mubona babwiye wari inshuti yawe, wari umujyenama wanjye, muribuka izina rye, yitwa Kayibanda. Kayibanda wari umujyenama wanjye, niwe twasangiraga, niwe twagiraga hoteli, niwe twakoranaga, niwe nuko nyine yari uko nguko. Umunsi umwe aranshuka sha tujya gutera umukobwa w'abandi. Jewe nari mfite ingufu, Kayibanda kandi yari akamutukamo. Tusanga umukobwa w'umujandarume aba yamukace tutari tubizi, ageze ngo arajya guterura kabutindi.
baramusigarana banatambutse niruka urugo ndarurenga sha nari mfite ingufu manararuze igihe cy'umusore n'ikizura arabuka bikemera. Ntukagire inshuti z'ibibi, gira inshuti ikijijwe. Ibyo ni byo bya mbere. Icya kabiri iz'ubwenge. Icya gatatu isobanutse yakugira inama ziguhesha. Yesu ashimwe cyane. Kanihute igihe cya kane ariko mwihangane, kiriya gihe mvuze nicyo gihe gishyiraho urufatiro rw'ubuzima bwawe ukazasaza neza. Ugize ibyaha yarakiri n'igihe umeze ni ukuva ku myaka 35 kugeza kuri 50. Ni igihe bita igihe cy'ubukure nyabwo. Hano harimo bake cyangwa se baringaniye bageze aho ngaho muri icyo gihe. Singivugaho cyane. Igihe cya gatandatu ni igihe cyo kuva ku myaka 50 kugeza kuri 70. Ni igihe cy'ubusaza. Hanjye ubu ndimo ndagenda nsatira ku musaza, aho nzaba nazo nongera kuvuga nk'uko ni eloquence yose yarashize. Kigali mvuga rimwe n'ibindi bireba nkagomba kujyana Jimene witwa Furuniye, yari umuzungu wakoraga umushinga wa ide. Yageze ugasaza yajya kureba umupira ku kibuga bakamuha Jimene. Kandi yarahoze areba no kuri Kuruwa Ruje. Natwe aho tuzagira abo bazuzu twajya dufata Jimene. Bwira mwese ngo nawe uzahagera. Uzahagera n'ibintu birangira by'ifiyeri, ibyo bikubaho by'ibifiyeri. Ariko wakongera ibyo twambara tungoro, pande tungoro, n'inkweto za buti. Nibuka mukuru wanjye yabatijwe yebana n'ambaye buti. Kubera umwirando tumanukana n'igare ahantu kuri opwe turikata byo bita ngo ukata sisi ntibariya turyamishe budire yawe. Icyo gihe unagivamo ibintu bigashira. Niho umubwiriza yavuze ngo icyo gihe ngo n'amenyo azaba yarashizemo ngo abasyi bazaba barabaye bake, usigaranye ane hano n'andane hano, imbere hose nta kintu kihibereye. Ngo abakobwa barungurukira mu madirishya nabo bazaba barakinze, amaso nayo yarahumye, wambara ibirinete bya rupe. Igihe cya karindwi kuva ku myaka 70 kugeza kuri 95 ni igihe cyo kuba umuntu agira ate cyo bita kuhaga dunia. No mu rusengero rimwe na rimwe hakunaniye kuhagera, icyo gihe ntabwo uzaba uri muri korali. Bwira mwese ko uzaba uri muri korali. Mwahoze mureba ibyo bakorera izi ngoma. Iyo kidari ufata ukagaramuka gihe ntabwo bizabyenda. Cyo ni igihe cyo gusezera, ariko amahirwe hahirwa abazaba bageze muri icyo gihe barabaye imbere y'Imana, barakoreye Imana, baravuze Kristo. Muzabura Imana icyubahiro, bazavuga ijambo nk'iryo Pawulo yavuze ngo narwanye intambara nziza yo kwizera, none ibisigaye mbikira ikamba ry'ubugingo iby'umucamanza kabera zawe. Komera Imana amashyi. Ndiho ndamarana ndasaba Imana umunsi muzaba murimo muje kunsura bwa nyuma nenda kugenda, nzababwira ayo magambo. Gomaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igisigaye igihe cyo kugenda kwanjye kirageze.
ariko narwanye intambara nziza. Mbwira mwene so ndakwifuza kurwanya intambara nziza. Zarwanya intambara nziza. Bamwe bahagera nabi narabibabwiye, bamwe bagera muri icyo kico barahemukiye abana babo, barahemukiye abagore babo, kandi icyo gihe uhagera abana nabo ari cyo gihe cyakabaye bagufasha, bagutunze nawe. None warabirukanye n'abajujubi bajyana na nyina, ntuzi naho baba, waranababyaye urabihakana, uvuga ngo saba n'abaje kukureba urabwira ngo nibasange nyina ntabwo bazi. Nkusi ugezaho uzajya uhagarara ku muhanda utagira igazi bitakabaye ngo uzajya uhagarara ku muhanda, kandi gira so yiturwe abantu nabo bazakwitura ibyo indirect cyangwa direct ko bizaba. Bamwe bahagera barahemukiye abagore babo, umugore akagenda akamererwa nabi, agasufura, akarwara bwaki, rimwe namwe akagenda atwite n'inda, uwo mugabo ntabimenye. Ariko nshuti unyumva, urakurura akaga. Bose umwe bazaba ari inkumi, arimo bakora muri biro, arimo bakora muri ewasa, arimo bakora ahandi hantu, bakorera amadolari, kandi wowe uzaba udafite imbaraga zo gukora, uzaba ugeze igihe cyo guteka. Sigaho, sigaho. Kandi uzaha niko bizajya icyo gihe cya karindwi, igihe cyo gusezera. Uzaba usezera. Mperutse kumva ngira ngo ubwo buhamya mwarabwumvise, musaza witabye Imana, umukozi w'Imana, ahamagara korali, Pasiteri twa Jacques Kayumba, ahamagara korali Hoziyana, niyo yatangije muri za 68 avuye iwabo i Gisenyi, atangiye umurimo w'Imana hano i Gasabo muri za 68. Ngiye nahageze muri 78 79, ari ishyamba kunyura hariya byari ikibazo. Nabo ngo bajyaga bagenda bajya kuvuga ubutumwa bagakunja amapantaro, ngira ngo harimo bahamya hano babizi bazi ubuhamya, bagakunja amapantaro bakagenda bikoreye ibikapu ku mutwe, abagore babapfunyikiye agatsima cyangwa ubushe, akari byo bajyana barakora, bakorera Imana. Muri icyo gihe aya makorari mureba avutse yavukiye ku birenge byabo, agiye gupfa wari Kibagabaga kwa muganga, atuma hati muzanzane korari Hoziyana ize indirimbi. Baraza, sinzi indirimbo bamuririmbiye ariyo ntabwo nyizi, ariko ngo barayiririmba nawe ngo yagereza kuzamura umwuka ntibyemere, ariko barakomeza barabimuririmbira. Aho aryamyaho ngo agiye kubona arerekwa, ngo yerekwa Kristo, aje amusanga ngo afashe amabuji mu ntoki, afashe amabuji mu ntoki. Aravuga ati murekera aho ndagiye, muzasigare mu murimo w'Imana. Umukwaraje ndamubona nzaniye amatabaza, arabitereka musanganire, umwuka uhita uhera aragenda. Ndakwifuriza kuzarangiza ibihe mu isi ukorera Imana, komera Imana amashyi. Ndakwifuriza kuzagira iherezo ryiza. Byashoboka rero ko ibihe byawe bitabaye byiza. Mukobwa nshuti, ntabwo byawe nicyo cyatumye kwa nyoko senyura hakurya kwa nyoko wanyu bose baguhahana, ntawe waguciriye akaruru guteka. Nubwo ubona wisiga uyu munsi, ariko wanyuze aho hawe. Abakwanga ababyeyi barataye, abandi barajugunya, nta n'uwaguciriye akaruru utega. Ariko mba uko Bibiliya ivuga, yavuga ngo mukuru nyir'ibihe akugezeho. Haleluya! Mukuru nyir'ibihe
ibihe akugezeho, we atega amaboko. Nubwo wamusiga uwo mwanda ntabwo yabyanga, yaguhanagura akaguhindura amateka, akaguhindura ibihe. Komera Imana amashyi. Ndashaka kugusengera Imana uyu mwanya. Wowe uri muri iri teraniro, ibihe byawe bitabaye byiza, ukabinyuramo nabi, mateka yawe akaba ari mabi, ndetse ukaba ufite n'ubwoba uti imbere yanjye hazamera hate. Ariko ndakurangira, hari umukuru nyir'ibihe, hari umukuru nyir'ibihe uhindura amateka. Nanjye yarayampinduriye, uwo ndi uyu munsi ntabwo mba ndiwe, ariko nahuye nawe ampindura amateka. None ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. Uranyemerera niba uhari uhaguruke, nyemerera uhaguruke, nyemerera uhaguruke. Nabizi ubuzima bwawe bwuzuwemo n'agahinda, bwuzuwemo n'umubabaro, kugeza igihe utekereza no gupfa, utekereza no kwiyahura. Ariko Bibiliya yanjye irambwira ngo sigaho kwiyahura. Umwami Yesu ari hano muri iteraniro ngo ahindure amateka yawe. Biriya bihe yongera bihindure, kandi uzabibona mu buzima bwawe igihe ukiriho. Tera intambwe wigira imbere, usengera Imana. Hamya ko Imana ikoze shanjoma ikomeye mu buzima bwawe. Imana ikoze shanjoma ikomeye mu buzima bwawe. Muyakomera Imana, ntabwo ari jye muyakomera. Muyakomera Imana, muyakomera. Ibihe byawe byabaye bibi, ibihe byawe byarakugoye, n'ubuzima urimo uhangayitse ni impamvu z'ibyo bihe. Ariko nshuti yanjye we, humura, humura, humura. Nakubwiye ngo humura, Imana irahari. Ndashima umusaraba, ndashima yaba nziza. Baririmba nawe uze, ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. Ndashima umusaraba, ndashima yaba nziza. Ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. Muhagaze hano, jewe ndi umubwiriza butumwa gusa. Uwangiriye neza ni ubagirira neza, kandi kuva muhagaze birashoboka ko muri mwe harimo abadakijijwe. Abatari bakijwe muzamure ibiganza, abatari mukijwe rwose mubizamure, nta soni biteye, muzamure cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Murimo harimo n'abandi bari bakijwe, ariko namwe mwisangaga mugonga urukuta. Mukeneye abashyena, mukeneye ababyeyi bo kubafasha, mukeneye abo kubombora ibikomere. Nta wundi n'umwe hariya muba wabombora ibikomere keretse ababyeyi babisigiwe. Ndavuga abakozi b'Imana, mubegerere, mubasange, babafashe, babombore. Ntacyo bitwaye, rira rwose. Nubwo wumva nyine ufite amarira n'agahinda, rira. Uri imbere y'ushoboye kuguhoza amarira. Aravuga ngo jyewe munyuzeho sinagusiga. Ntabwo yagusiga, abandi baragusize, imiryango iragusiga, ariko we ntiyagusiga. Ntabwo yagusiga, humura, ntabwo yakureka.
reka dusenge Imana. Ngiye kubasengera Imana, musubire muri aya magambo, muvuge ngo mwami Yesu, mubivuge cyane ngo mwami Yesu, utwomora ibikomere, ibyo twakomerekejwe n'imiryango yacu n'ababyeyi bacu n'inshuti zacu, utwomore kandi udukize kandi utubohore, uhereye umunsi uduhe kuba mu mahoro no mu mudendezo uturutse mu ijambo ryawe. Turabigushimiye mu izina ryawe ryera, amen. Mwanyemera mugahaguruka tugasengana twese, munyemere muhaguruke dusengane twese. Mana y'icyubahiro, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana y'urukundo ugira neza, turagushimye, turagushimye muri uyu mwanya, turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimye kuri umukiza, turagushimye kukubohora, turagushimye kugukiza, turagushimye kugutabara. Izina ryawe ryubahwe Data. Reka rero muri uyu mwanya aba bene Data bahagaze hano, abashiki bacu bahagaze hano, turabasengeye mu izina rya Yesu, turabasabiye kubohoka, turabasengeye ngo bakize amateka y'ibihe, abaveho amateka y'ibihe, abarekure izina rya Yesu, ubishyire, ubabohore, ubaremere ibihe bishya, ubaremere umunezero, ubaremere ibyishimo, kandi uhere umunsi wa none Mana babane nawe. Urakoze, turagushimiye, urakoze, tuguhaye icyubahiro, urakoze, tugushyize hejuru, urakoze, tugukomeye amashyi, tukuvugira umuntu.